Yesu ashimwe bene data muraho neza. Ngiye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yacu y'urukundo, Imana yuzuye ibambe ryinshi, tugushimiye kuduhaye amahirwe yo kumva ijambo ryawe. Yemerera umwuka wawe wera aza duhishurire icyo watugeneye, tubashe kumenya iby'ubwiru bwawe, ndetse anadushoboze gushyira mu ngiro icyo dutumyeho. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa kabiri tuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turimo turaganira muri iki cyumweru ni irigaruka kuri Pasika. Hanyuma uyu munsi rero turasoma urwandiko rwa kabiri Petero yanditse, turasoma ibice bibiri byaho n'umurongo wa 20. Nahise ngo niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza ko yarabateye guhunga bakava mu by'isi byonona, maze bakongera kubyizingitiranyirizamo bikabanesha, ibyanyuma bizabo biba birushije ibya mbere kuba bibi. Imana tugirire neza. Pasika, rino jambo rivuga gucungurwa. Bwa mbere ryakoreshejwe igihe Abisiraheli bavuga mu buretwa bwa Egiputa, aho abanyegiputa babakoreshaga uburetwa, ariko Imana iza kubereza isezerano ko izabacungura ikabakura muri ubwo buretwa bakaba b'umudendezo. Ibyo bishushanya ukuntu natwe twahoze kera mu buretwa bw'ibyaha, dukora ibibi, dukoreshwa ibibi n'uburetwa bwa Satani, tukibabarisha imibabaro myinshi, imibabaro idusunikira mu rupfu rw'iteka. Icyo gihe rero nibwo Yesu Kristo yaducunguye, aduhesha ubugingo bushyashya muri we, ubugingo bw'umunezero, ubuzima bw'umudendezo, dutandukana n'ubuzima bw'ibyaha. Imana tugirire neza. Donc kuri twe b'iki gihe Pasika ni ishusho, yongera kutwibutsa ukuntu Yesu yaturokoye ububata bw'ibyaha, akaturokora urupfu rw'iteka rwari rudutegereje rwo gupfira mu byaha, akaduhesha ubuzima bushyashya bw'umudendezo, bwo gukora ibyo gukiranuka, bwo kubohorwa, tukabaho tubohowe, tugakora ibyo gukiranuka, ndetse bukaduhesha n'ubugingo bw'iteka ryose. Icyo nicyo Pasika itwibutsa. Imana tugirire neza. Ikintu rero gihamya yuko umuntu koko atagikoreshwa iby'uburetwa, ikintu gihamya yuko umuntu atakiri mu bubata bw'ibyaha, ntago bihamywa no kubivuga gusa, ahubwo bihamywa nuko nyine koko wa muntu atagikora iby'uburetwa. Umuntu avuze ngo sinkiri umuretwa, ariko akaba agikoreshwa iby'uburetwa, akaba agifite umutwaza igitugu, akaba agikora ibibi we ubwe adashaka, umuntu ntabwo yaba yarabohotse. Hari umubare munini w'abantu benshi bavuga ngo narabohowe, ngo narakijijwe, nakira Yesu Kristo, ariko ugasanga bakiri imbata z'ibyaha. Mbese agahora avuga ati yewe sinzi ukuntu nyine biba byambayeho, ugasanga wenda umujinya wamugize imbata umukoresha ibyo adashaka. Rimwe na rimwe agashituka avuga ati mbega ibintu nakoze, ugasanga umujinya wamuteye gufata imyanzuro mibi cyane, cyangwa se umujinya wamuteye gukora ibikorwa bidakwiriye. Agashituka avuga ati yewe nanjye sinzi ukuntu byangendekeye. Bivuze ngo se wabikoze, ni umujinya wabimukoresheje, umujinya wamurushije imbaraga, biza ku rwego umukoresha ibyo ubwe atari yapanze. Ugasanga hari abandi babayeho ubuzima bw'ikinyoma, ikinyoma kibarusha imbaraga, ikinyoma kirabategeka ati baho gutya, kora gutya. Ikinyoma cyaranabahabuye kibabwira yuko utabeshya utabaho. Ariko mwene data, birakwiriye ngo ucike ububata bw'icyaha. Imana tugirire neza. Ugasanga umuntu arabeshya, akabeshya abo babana, akabeshya abo birirwa n'abo bakorana, akabeshya abo basengana, akabeshya abo bagenda, yewe akabeshya ibifite inyungu n'ibidafite inyungu. Ugasanga ikinyoma kimutwaza igitugu, arabeshya, ikinyoma cyamubwiye yuko atabeshya atabaho. Mwene data, hunga uve mu bubata bw'icyaha. Imana tugirire neza. N'abandi bakora ibyaha byinshi by'uburyo bugiye butandukanye tutagiye kurondora, akitwa yuko yakijijwe, ngo yamenye Yesu Kristo, ayo makuru akaba yazi yo gucungurwa, ariko wareba ubuzima abamo ugasanga afite icyaha kigenda kimutwaza igitugu. Imana tugirire neza. Reka kwibeshya umudendezo kandi ntawe ufite niba ukibayeho ubwo buzima bw'icyaha, ahubwo umva inkuru nziza. Hari Yesu Kristo ubohora abantu akabagira imbohore. Imana itugirire neza. Hunga, va muri zone y'icyaha, wiruke ugende umusanga. Imana tugirire neza. Numugeraho arakubohora imigozi yose ya cya cyaha cyajyaga kigukuruza. Harimo n'umuntu uvuga ati nese ko mba nihaniye nkajya no gusenga, abwira Imana ngo nibyongere kuza mu kanya nkongera nkasubira nkasanga nabiguyemo. Uze ko niyo
biba bimeze, ushaka kujya muri zone yo gukiranuka usanga Imana, ariko ntiwemere gutandukana n'imigozi y'icyaha ikuboshye. Kugira ngo bikunde, emera urekure ikinyoma, wizere uri gusanga, wizere Yesu Kristo, umenye ko yakubeshaho udakoze n'icyo cyaha. Imana itugirire neza. Umenye ko yaguproteja, mbese yakurinda kurenza uko icyo cyaha kikurinda. Hariho abantu bavuga bati ntabeshye akazi nagatakaza, ntabeshye yanyanga. No, icyaha ntago cyakurinda kurenza uko Yesu Kristo yakurinda. Rekurana n'iyo migozi yacyo, kuko ibyo ngibyo, ubwo bwoba nibwo gihora kigukoroza. Emera wibohora iyo migozi, yifungure, fungura ayo mapfundo yose icyaha cyagiye gipfundika kuri wowe, kireke gukomeza kugukurura. Usange Yesu Kristo umwihe, arakubohora, kubesha ubuzima bwiza. Imana yacu tugirire neza. Kuvuga yuko twabohowe, kuvuga ko twacunguwe tugakurwa mu bubata, ntago bihamywa n'amagambo, ahubwo bihamywa n'ubuzima tubayemo, ubuzima bw'umudendezo. Imana itugirire neza. Murakoze cyane, bifurije kubaho ubuzima bw'umudendezo. Iyi Pasika ntigusige mu bubata bw'ibyaha, iyi Pasika kuko igusige mu mudendezo wo gukiranuka. Yesu Kristo aduhana umugisha.